Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi ni umunsi wa 74 dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Uyu munsi turahera ku bice 22, ejo twasoje ibice 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire yaho iravuga ngo indirimbo ya Dawidi. Dawidi yabwiye Uwiteka amagambo y'iyi ndirimbo umunsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be bose n'aya Sawuli. Aravuga ati: Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye, ni umukiza wanjye ubwanjye, ni Imana igitare cyanjye, niyo nziringira. Niyo ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire kinkingira, ni ubuhungiro bwanjye. Ni umukiza wanjye unkiza urugomo, ndambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa. Niko nzakizwa abanzi banjye. Imiraba y'urupfu yarangose, imyuzure y'ubugoryi yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, ni koko natakiye Imana yanjye. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo nayitakiye biyinjira mu matwi. Maze isi iratigita ihinda umushyitsi, imfatiro z'ijuru ziranyeganyega, zitigiswa n'uburakari bwayo. Umwotsi ucumba mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo uratwika, havamo n'amakara yaka. Yunamisha ijuru iramanuka. Umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo. Iguruka ihetswe na kerubi, ni ukuri ibonwa ku mababa y'umuyaga. Umwijima iwugira ihema ryayo riyigose, igotwa n'ibirundo by'amazi, nibyo bicu bya rukokoma byo mu ijuru. Ubwiza burabagirana buri imbere yayo, butuma amakara yaka. Uwiteka ahindishiriza inkuba mu ijuru, usumba byose avuga ijwi rye. Arasa imyambi ye arabatatanya, niyo mirabyo ibakura umutima. Maze ubutaka bwo hasi y'inyanja buraboneka. Imfatiro z'isi ziratwikururwa. Kubwo guhana k'Uwiteka, kubw'inkubi y'umuyaga uva mu mazuru ye. Ari mu ijuru arambura ukuboko aramfata, ankura mu mazi y'isanzure. Ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyambaraga, kuko bandushaga amaboko. Ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Abinkuramo anshyira ahantu hagari, yankirije kuko yanyishimiraga. Uwiteka yangororeye ibikwiriye gukiranuka kwanjye, nk'uko amaboko yanjye atanduye niko yangiriye. Kuko nitondeye inzira z'Uwiteka, kandi ntakoze icyaha cyo kureka Imana yanjye, kuko amateka yayo yose yari imbere yanjye, kandi amategeko yayo sinyaveho. Naramutunganiraga, nirinze gukiranirwa kwanjye. Nicyo cyatumye Uwiteka anyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, kandi bikwiriye kutandura kwanjye imbere ye. Ku munyambabazi uziyerekana nk'umunyambabazi, k'utunganye uziyerekana nk'utunganye, k'utanduye uziyerekana nk'utanduye, ku kigoryi uziyerekana nk'ugoramye. Abacishijwe bugufi nibo uzakiza, ariko igitsure cyawe kiri ku bibone, kugira ngo ubacishe bugufi. Ni wowe tabaza ryanjye Uwiteka, Uwiteka niwe uvira umwijima wanjye. Kuko ari wowe umpa gutwaranira umutwe w'ababisha, kandi ari wowe Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'ibihome. Inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe. Ni ingabo ikingira abamwiringira bose. Ninde Mana itari Uwiteka? Ninde gitare kitari Imana yacu? Imana ni igihome cyanjye gikomeye, ishorera umukiranutsi mu nzira yayo. Ihindura ibirenge bye nk'iby'imparakazi, impagarika ku misozi yanjye. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'icyuma. Kandi wampaye ingabo inkingira, niyo gakiza kawe. Ubugwaneza bwawe bwampinduye ukomeye. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Nirukanye ababisha banjye ndabarimbura, sinagaruka kugeza aho nabarimbukiye. Narabarimbuye ndabamenagura, babura uko babyuka. Ni koko baguye munsi y'ibirenge byanjye. Wankenyeje imbaraga zo kurwana,
abampagurukiye bakantera warabancogoreje, watumye ababisha banjye bampa ibitugu kugira ngo ndimbure abanyanga. Barakebaguje baburubakiza, batumbiriye Uwiteka ntiyabarora, maze mbasya nk'umukungugu, mbaribata nk'ibyondo byo mu nzira, ndabatatanya. Kandi wankijije imirwano y'abantu banjye, wandindirije kuzaba umutware w'amahanga, ishyanga ntigeze kumenya rizankorera. Abanyamahanga bazanyoboka, nibamara kumva inkuru yanjye bazanyumvira. Abanyamahanga bazacogora, bazava mu bihome byabo bahinda imishyitsi. Uwiteka ahoraho, igitare cyanjye gihimbazwe, Imana y'igitare cy'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Niyo Mana imporera, ikangomororera amahanga nkayatwara, ikankura mu babisha banjye. Ni koko unshyira hejuru y'abampagurukiye, unkiza umunyarugomo. Nicyo kizatuma ngushimira mu mahanga, Uwiteka, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Uwo yimitse amuha agakiza gakomeye, agirira imbabazi uwo yimikishije amavuta, niwe Dawidi n'urubyaro rwe iteka ryose. Igice cya 23. Aya niyo magambo ya Dawidi aheruka. Dawidi mwene Yesayi washyizwe ejuru aravuga ati, uwo Imana ya Yakobo yimikishije amavuta, umuhimbyi w'igikundiro wa zaburi za Isirayeli. Umwuka w'Uwiteka yavugiye muri njye, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana ya Isirayeli yaravuze, igitare cya Isirayeli yarabimbwiye ati, utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana. Azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe n'igitondo kitagira igicu, igihe ubwatsi bushya bwarukiye mu butaka, kubw'itangaza ry'umuhituko w'imvura. Ni koko inzu yanjye ntimeze ityo ku Mana, nyamara yasezeranye nanjye isezerano ritazakuka, ritunganye muri bose kandi rikomeye, kuko ariyo gakiza kanjye rwose, kandi ririmo ibyo nifuza byose nubwo itabikuza. Ariko abatubaha Imana bose bazahwana n'amahwa asunikwa, kuko nta ushobora kuyafatisha intoki. Ahubwo uyakoraho wese akwiye kwitwaza icumu cyangwa uruti rw'icumu, kandi azatwikirwa rwose ahantu hayo. Iby'ubutwari ingabo za Dawidi zakoze. Aya niyo mazina y'abantu b'intwari ba Dawidi. Bushashebeti w'itakemoni yari ingenzi mu bandi batware. Adino w'umwezini nawe nuko. Umunsi umwe yicishije icumu rye abantu 800 bagwira icyarimwe. Akurikirwa na Eleyazari mwene Dodo umwana w'Umwahori. Yari uwo muri abo bagabo 3 b'intwari bari kumwe na Dawidi. Ubwo basuzuguzaga Abafilisitiya bari bateraniye kurwana, Abisirayeli bamaze guhunga. Arahaguruka yica Abafilisitiya, ukuboko kwe kugwa ikinya, kumiranwa inkota. Uwo munsi Uwiteka amuha kunesha cyane, abantu baherako baramugarukira, bazanywe no kwayanwa iminyago gusa. Akurikirwa na Shama mwene Ageye w'Umuharari. Abafilisitiya bari bateranye umutwe umwe mu mirima wuzuye udushyimbo dutoya, abantu bahunga Abafilisitiya. Ariko we yihagararira mu murima hagati, awurindiramo yica Abafilisitiya, nuko Uwiteka amuha kunesha cyane. Bukeye 3 bo mu 30 y'ingenzi baramanuka basanga Dawidi mu buvumo bwa Adulamu mu isarura, kandi umutwe w'Abafilisitiya wari ugerereje mu kibaya cy'i Refayimu. Icyo gihe Dawidi yari mu gihome, kandi abanyagihome cy'Abafilisitiya bari i Betelehemu. Dawidi akumbuye aravuga ati, cyama nkabona unsomya ku mazi y'iriba ryo ku irembo ry'i Betelehemu. Maze abo bagabo b'intwari uko ari 3 batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya, bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu, barayajyana bayashyira Dawidi, ariko yanga kuyanywa, ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Aravuga ati, ntibikabeho Uwiteka kuba nakora ntyo, ndebe nywe amaraso y'abantu
bahaza amagara yabo. Nicyo cyatumye yanga kuyanywa. Ibyo ni byo byakozwe n'abo bagabo b'intwari uko ari batatu. Kandi Abishayi mwene se wa Yowabu mwene Seruya niwe wari umutware w'abo batatu. Yakaraze icumu rye yica abantu 300, maze asangira n'abo batatu izina ry'uburangirire. Mbese ubwo ntiyari umunyacyubahiro muri abo batatu? Nicyo cyatumye aba umutware wabo. Ariko rero ntiyagera kuri ba batatu ba mbere. Kandi Benaya mwene Yehoyada, umwana w'umugabo w'intwari w'i Kabuseri, yari yarakoze ibikomeye. Niwe wishe bene Ariyeli w'i Mowabu bombi, kandi aramanuka yicira intare mu isenga mu gihe cya Shelegi. Yishe n'umugabo mwiza w'umunyegiputa. Uwo munyegiputa yari yitwaje icumu, ariko we amanuka yitwaje inkoni, aramusanga amushikuza icumu mu ntoki ze ararimwicisha. Ibyo ni byo Benaya mwene Yehoyada yakoze, yamamara muri abo bagabo batatu b'intwari. Yarushaga icyubahiro ba bandi 30, ariko ntagere kuri ba batatu ba mbere. Maze Dawidi amugira umutware w'abarinzi be. Asaheli murumuna wa Yowabu yari umwe muri ba bandi 30, hamwe na Eluhanani mwene Dodo w'i Betelehemu, na Shama w'i Harodi, na Erika w'i Harodi, na Heresi w'i Paruti, na Ira mwene Keshi w'i Tekowa, na Abiyezeri w'umunyanatototi, na Mebunayi w'umuhusha, na Salumoni umwahohi, na Maharayi w'i Netofa, na Helebu mwene Bana w'i Netofa, na Itayi mwene Ribayi w'i Gibeya y'Ababenyamini, na Benaya Piratoni, na Hidaya w'imigezi y'Igashi, na Abiyaruboni w'umunyaraba, na Azimaveti w'umunyabuhurimu, na Eliyahaba w'i Sharabini, na bene Yasheni, na Yonatani, na Shama w'i Harari, na Ahiyamu mwene Sharari wa Arari, na Elifeleti mwene Ahasubayi umuhungu wa wa munyamaka, na Eliyamu mwene Ahitofeli w'i Gilo, na Hesironi w'i Karumeli, na Parayi wa Arubi, na Igaru mwene Natani w'i Soba, na Bani w'i Gadi, na Sereki w'umunyamoni, na Harayi w'i Beroti. Abatwaraga intwaro za Yowabu mwene Seruya, na Ira w'umuyeteri, na Garebu w'umuyeteri, na Uriya w'umuheti. Bose ni 37. Igice cya 24. Bukeye umujinya w'Uwiteka wongera gukongerezwa Abisiraheli. Abateza Dawidi ubwo yavugaga ati, genda ubare Abisiraheli n'Abayuda. Umwami abwira Yowabu umugaba w'ingabo ze wari kumwe nawe ati, imiryango y'Abisiraheli yose uhereye Dani ukageza i Berisheba, mubare abantu kugira ngo menye umubare wabo. Yowabu abwira umwami ati, Uwiteka Imana yawe igwize umubare wari usanzwe inshuro 100, kandi umwami abyirebere. Ariko se mwami nyagasani, ni iki gitumye wishimira ibyo? Ariko ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu n'abatware b'ingabo. Nuko Yowabu n'abatware b'ingabo bava imbere y'umwami bajya kubara Abisiraheli. Barahaguruka bambuka Yorodani bagandika muri Aroweri mu ruhande rw'iburyo bw'umudugudu wari hagati mu kibaya cy'Igadi berekeye i Yazeri. Baherako basohora i Galeyadi no mu gihugu cy'i Tahatimu Hodishi, kandi bagera i Daniyani, barazenguruka barinda bagera i Sidoni. Bukeye basohora mu gihugu cy'i Tiro no mu midugudu yose y'Abahivi n'iy'Abanyakanani, bagarukira ikusi y'Ubuyuda i Berisheba. Bamaze kugenda igihugu cyose basubira i Yerusalemu bamaze amezi 9 n'iminsi 20. Maze Yowabu aha umwami umubare w'abantu babaze muri Isiraheli, harimo abagabo b'intwari bitwaza inkota 8,000. Abo mu Bayuda nabo bari 5,000. Imana iha Dawidi igihano. Dawidi amaze kubara abantu, umutima we uramukubita. Abwira Uwiteka ati, ndacumuye cyane ku byo nkoze ibyo, ariko none Uwiteka ndakwinginze
kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi. Dawidi yibambuye mu gitondo, ijambo ry'Uwiteka ribonekera umuhanuzi Gadi bamenya wa Dawidi riti, genda ubwire Dawidi uti, uku ni ko Uwiteka avuze ngo, agushyize imbere ibihano bitatu, hitamo kimwe muri byo abe ari cyo aguhanisha. Nuko Gadi ajya kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati, mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7? Cyangwa se ni uko wajya uhunga ababisha bawe bakugenza ukamara amezi 3? Cyangwa ni uko mugiga yatera mu gihugu cyawe ikamara iminsi 3? Nuko wigira inama umenye icyo njya gusubiza yantumye. Dawidi abwira Gadi ati, ndashobewe rwose, twigwire mu maboko y'Uwiteka kuko imbabazi ze ari nyinshi, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isiraheli mugiga uhereye muri icyo gitondo ukageza igihe cyategetswe. Hapfa abantu inzovu ndwi uhereye i Dani ukageza i Berisheba. Ariko marayika agitunze ukuboko kwe kuri Yerusalemu ngo aharimbure, Uwiteka arakuruka iyo nabi, abwira marayika warimburaga abantu ati, birahagije, noneho unamura ukuboko kwawe. Kandi marayika uwo w'Uwiteka yari bugufi bw'imbuga ya Arawuna w'Umuyebusi. Dawidi abonye marayika wishe abantu, abwira Uwiteka ati, umva, naracumuye kandi nabaye ikigoryi, ariko nk'izi ntama zacumuye iki? Ndakwinginze, ukuboko kwawe aba nijye kurwanya n'inzu ya data. Dawidi atanga igitambo cy'impongano. Uwo munsi Gadi asanga Dawidi aramubwira ati, zamuka wubakire Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Arawuna w'Umunyebusi. Dawidi arazamuka nk'uko Gadi yamubwiye ko ariko Uwiteka yategetse. Arawuna arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga. Arawuna arasohoka yikubita imbere y'umwami yubamye. Arawuna arabaza ati, mwami nyagasani, uzanywe n'iki ku mugaragu wawe? Dawidi aramusubiza ati, nzanywe no kugura imbuga yawe ngo nubakire Uwiteka igicaniro kugira ngo mugiga ive mu bantu. Arawuna abwira Dawidi ati, umwami databuja najyana ibyo ashatse byose abitange. Dore ngizi inka z'igitambo cyoswa n'ibihurisho n'amatandiko y'inka mubigire inkwi. Ibi byose nyagasani, njye Arawuna mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati, Uwiteka Imana yawe igushime. Ariko umwami abwira Arawuna ati, oya, ahubwo ndabigura nawe ntange igiciro cyabyo. Sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga shekeli z'ifeza 30. Dawidi yubakirayo Uwiteka igicaniro, atamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu mugigishira mu Bisiraheli. Imana rero ibaha umugisha. Dushoje igitabo cya 2 cya Samweli, tuzakomeza ejo dusoma igitabo cya 1 cy'Abami. Mwagize neza kubana nanjye. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, namwe ibingibi ijye ibibukira mu izina rya